Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe abakunda kuba Uwiteka TV, abatuye isi yose, Imana nibaha umugisha kandi nongeye kubifuriza Pasika nziza kugira ngo Yesu akomeze kuzukira mu bugingo bwanyu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyiza kandi kiryoshye kivuga ku kwiyiriza ubusa cyangwa ku gisibo. Igisibo ni iki? Igisibo si ukwiyiriza ubusa gusa, ahubwo ni inzira ituma tuvugana n'Imana, tugahindura ubuzima, tukegera Imana, tukisuzuma, tukavugururwa ndetse ubuzima bwacu bugahinduka. Igisibo kandi ni ukwiyiriza ubusa cyangwa kugabanya ibyo kurya n'ibyo kunywa, wafashe igihe cyo kwegera Imana no gusenga, kwihana ndetse no kwicisha bugufi. Igisibo ni ukwiyima ku bushake ibiryo, ibinyobwa cyangwa ibindi, ugafata igihe cyo gusenga, kwihana, kwezwa. Icyo gikorwa ni igikorwa gifata ku mutima, kigafata ku mubiri ndetse kigafata n'umwuka. Ubwoko bw'ibisibo. Mu Bukristo abantu basiba bagamije kwegera Imana no kwibuka ibihe bikomeye, nko mu gisibo cy'iminsi 40 cyibutsa imibabaro ya Yesu. Icyo ni igisibo cya mbere. Mu yandi madini igisibo kigira uruhare mu kwezwa no kwiyegereza Imana. Mu buzima busanzwe igisibo gishobora kuba kwirinda ibintu runaka, imyidagaduro, amagambo mabi ndetse n'ingeso mbi. Cyangwa gishobora kwitoza kugenzura irari n'imyitwarire y'umuntu. Igisibo cya gatatu. Mu buzima bw'umubiri hari igisibo gikorwa ku mpamvu z'ubuzima, nko kugabanya ibiro, gutuma umubiri uruhuka. Muri makeya, igisibo ni ukwiyima ku bushake kugira ngo umuntu yitunganye mu mwuka, mu bitekerezo ndetse no mu mubiri. Impamvu dukora igisibo, iya mbere ni ukwegera Imana. Iyo dusiba tugabanya kwita ku mubiri, tukibanda ku mwuka. Ibyo Matayo yabivuzeho, aravuga ngo dusenge cyane twumva ijwi ry'Imana. Mu gihe turimo gusenga twumva ijwi ry'Imana. Icya kabiri ni ukwihana ibyaha. Igisibo kidufasha kwisuzuma, gusaba imbabazi no guhindura imigenzereze. Impamvu ya gatatu. Gusiba bituma dusaba ibisubizo ku bibazo. Abantu benshi basiba bashaka kuyoborwa n'Imana, bashaka ibisubizo mu buzima, urugero nk'akazi, ubuzima, umuryango. Icya kane, gusiba bidufasha kwiyubaka mu kwizera. Igisibo gituma ukwizera gukura, imbaraga z'Umwuka Wera zikiyongera. Uko igisibo gikwiriye gukorwa. Igisibo tugomba kugikora nta buryarya. Icya kabiri, ntabwo tugomba gukora igisibo nk'abantu bibona. Yesu yigeze avuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Rero ijambo ry'Imana ratubwira ngo nidusiba ntitukabikorana uburyarya kandi ntitukabikorere ngo abantu babibone. Igisibo ni hagati yawe n'Imana.
gikore ufite umutima wicisha bugufi. Gusiba udasenga ntacyo bimaze cyane. Hari abantu afata umwanya wo gusenga ari mu mirimo, ugasanga icyo yakoze yafashe gahunda yo kureka ibiryo gusa, ariko ntaze gufata umwanya wo gusenga Imana no kuyibwira icyo yaragambiriye cyatumye uwo munsi yiyiriza ubusa cyangwa se asiba. Mu gihe twiyirije ubusa tuba tugomba gusenga cyane, kandi tugafata umwanya uhagije wo gutekereza ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Icya gatanu, tugomba kugira intego. Mu gihe wafashe umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa, ugomba kuba ufite intego y'icyo ushaka kugeraho. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo rero ntugasibe gusa, menya icyo usaba, gira icyerekezo. Mu gihe wafashe umwanya wo gusenga, ugomba kwihana ibyaha, ukirinda n'ibindi waba wakora. Hagati aho ngaho ntibyumvikana ukuntu gusiba wasiba ugakomeza gukora ibyaha. Ntibyumvikana ukuntu wasiba ugakomeza ugakora n'ibyaha. Igisibo nyacyo kijyana n'impinduka. Reka turebere hamwe noneho ibyiza by'igisibo mu buzima bwacu. Igisibo gituma tugira umutima uca bugufi, kandi twumva Imana neza, dutsinda ibishuko, ubuzima bwacu bugahinduka. Ntitukiyicisha inzara birenze ubushobozi bwacu. Hari igihe umuntu ashobora kuba afite uburwayi budatuma yakwiyiriza ubusa. Icyo gihe mu gufata umwanya wo kwiyiriza ubusa cyangwa gusiba, ugomba kugira ubwenge no kwitonda. Igisibo kigomba gukorwa mu bwenge ndetse no mu rugero. Bavandimwe, igisibo si umuhango gusa, ni inzira yo guhindura ubuzima. Iyo igisibo gikozwe neza, gituma twegerezwa Imana, tugahindura imibereho ndetse tugahinduka no muri ubu buzima. Reka igisibo cyacu kibe icy'ukuri, gifite impinduka kandi gishimisha Imana. Reka turebere hamwe imirongo yo muri Bibiliya ivuga ukuntu tugomba kwicisha bugufi tugasenga. Iyo dusomye muri Yesaya 58:6 haravuga ngo, mbese igisibo cyanyu nishimira si iki? Si ukurekura iminyururu y'ubugome no kubohora abarengana. Uyu murongo urerekana ko igisibo nyacyo atari ukwiyiriza ubusa gusa, ahubwo ari uguhinduka umutima ndetse no mu myitwarire. Iyo dusomye muri Yoweri 2:12-13 haravuga ngo, nimungarukire n'umutima wanyu wose, mwiyirize ubusa murira kandi mwicuza. Ntimugatabure imyenda yanyu, ahubwo mutabure imitima yanyu. Iri jambo ritubwira yuko igisibo kijyana no kwihana mu mutima no guhindura ingeso, imvugo ndetse n'imyifatire. Iyo dusomye muri Matayo 6:16-18 haravuga ngo, nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ahubwo mwisiga amavuta mu mutwe mwiyuhagire. Iri jambo riratubwira yuko kwiyiriza ubusa cyangwa gusiba bigomba gukorwa mu ibanga, hagamije gushimisha Imana, si abantu. Iyo dusomye muri Ezira 8:23 haravuga ngo, nuko mwiyiriza ubusa musaba Imana yacu, nayo izatwumvira. Iki gisibo kiradufasha kumenya yuko igisibo gifasha gusaba no kubona ubufasha bw'Imana.
tugiye kurebera hamwe ingero z'abisize ubusa muri Bibiliya. Urugero rwa mbere ni Yesu Kristo. Turabisanga muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 2. Haravuga ngo amaze kwiyiriza ubusa iminsi 40 n'amajoro 40 arasonza. Yesu bwe yadusigiye urugero rwiza rw'igisibo. Usanga hari abantu bafata umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa, hanyuma bamara kugera hagati amasaha amaze gukura ugasanga bafasha akantu niyo kaba ari gatoya. Icyo gihe uba wishe umunsi ibyo wari wasezeranye n'Imana ubiciyemo. Yesu rero yasenze iminsi 40 n'amajoro 40, kandi ubwo yari amaze gusoza ayo mashengesho nibwo shitani yamugerageje. Umuntu wa kabiri wiyirije ubusa ni Mose. Turabisanga mu Kuva ibice 34 murongo wa 28. Mose amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya ibyo kurya, atanywa n'amazi. Iki gisibo Mose yakoze kitwereka ko nako tugomba kwiyiriza ubusa mu gihe twateguye amashengesho yo kwiyiriza ubusa, ntiturye ibiryo cyangwa nitunywe n'amazi. Iki gisibo cyamufashije kwegera Imana cyane. Undi muntu wa gatatu yitwa Danieli. Turabisoma muri Danieli ibice 10 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo ndababara iminsi 3 sinajya ibyo kurya byiza, sinanywa na vino. Ahangaha haratwereka yuko hari igisibo cyo kwiyima ibintu bimwe na bimwe. Hari igihe ushobora gufata amashengesho ukavuga uti ngewe rero ntabwo ndi burye ibiryo bya saa sita, cyangwa se ntabwo ndi burye inyama, ugafata ibindi nabwo bikeya ariko hari ibyo wirengagije. Hari igisibo rero gikorwa mu bihe bikomeye. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo, agahura n'intambara, bigatuma afata amashengesho yo gusiba cyangwa yo kwiyiriza ubusa. Iyo dusomye muri Esiteri ibice 4 ku murongo wa 16, haravuga ngo nimwiyirize ubusa kugira ngo nje kubonana n'umwami. Ahangaha Esiteri ni muri cya gihe Hamani yari yagambaniye Abayuda. Hanyuma Morodekayi aramubwira ati genda ujye kuvuganira ubwoko bwacu ku mwami, ahari nicyo cyatumye wimika ukaba umwami mw'iki gihe. Kubera ko rero kujya imbere y'umwami bitari byemewe mu gihe utahamagajwe, asaba abantu be bose kwiyiriza ubusa no gusenga iminsi 3 kugira ngo azabashe kujya imbere y'umwami. Kandi ibyo babikoze iminsi 3 ku manywa na nijoro. Iki gisibo cyangwa kwiyiriza ubusa biratwereka ko gikoreshwa mu gihe uri gusaba ubufasha mu bihe bikomeye. Hari ubwo ugera mu bihe bikomeye ugafata umwanya ugasenga Imana ukiyiriza ubusa usaba ubufasha muri icyo gihe kugira Imana igufashe. Iyo dusomye muri Yona ibice 3 ku murongo wa 5, haravuga ngo abanyeniniwe bemera Imana batangaza igihe cyo kwiyiriza ubusa. Uriya mugabo witwa Yona amaze kujyanayo ubutumwa, akababwira yuko Uwiteka yenda kurimbura abininiwe kubera ibyaha byinshi bakoze. Umwami waho yabwiye abininiwe kwiyiriza ubusa bagasenga iminsi 3 ku manywa na nijoro. Barasenze, Imana irababarira. Iki gisibo cyatumye Imana ibabarira abantu baho hantu.
no mu itorero ryo hambere abantu basengaga biyirije ubusa. Si ubu ngubu tugomba gusenga twiyiriza ubusa, n'abatubanjirije barasengaga kandi bakiyiriza ubusa. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13 ku murongo waho wa 2 n'uwa 3 twumva uko havuga. Mu itorero rya Antiyokiya harimo abahanuzi n'abigisha, ari bo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru na Lukiyosi n'Umunyakurene na Manayeni wareranwe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyirije ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Umurongo wa 3, nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Ahangaha biratwereka ko intumwa za Yesu nazo zajyaga zisenga ziyirije ubusa. Abo ni abakurambere bacu batubanjirije. Hariho umuhanzi wigeze ahanga indirimbo aravuga ngo ibingibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Igisibo cyakoreshwaga mu gusenga no gushaka ubuhake bw'Imana. Mu gihe dusenga tuba dushaka ubuhake bw'Imana. Mu iryo torero rya mbere igisibo cyabafashaga kumva ijwi ry'Imana no gufata imyanzuro ikomeye. Iyo babaga bafite ikibazo cyangwa se bafite igikorwa, bafataga igihe bakiyiriza ubusa bagasenga, bagatega amatwi bakumva icyo Imana ibivugaho, ikabafasha gufata imyanzuro ikomeye ndetse no kubasha gusohoza icyo kibazo bafite. Igisibo kandi cyabafashaga gushyiraho abayobozi. Iyo bafataga igihe bagasenga Imana bafite ikibazo cy'abayobozi, bakabwira Uwiteka, yababwiraga icyo gukora. Iyo dusomye ku murongo ku bice 14 ku murongo wa 23 hatubwira uburyo Pawulo na Barinaba bashizeho abakuru b'amatorero basenga kandi basiba. Ibi bitwigisha ko igisibo cyabafashaga kuyoborwa n'Imana ndetse no kubafasha mu buyobozi bwabo. Twegereza ku musozo, igisibo mu itorero ryo hambere cyari igikoresho gikomeye cyo kwegera Imana, kuyoborwa nayo ndetse no gukura mu buryo bw'umwuka. Muri iyi minsi ya none tugezemo, natwe dukwiriye kujya dukora amashengesho yo kwiyiriza ubusa no gusenga, ndetse tugakora ibisibo, tukagira ibintu twigomwa. Kubera kuko iminsi igenda irushaho kutwegera, ibihe niko bigenda birushaho no kuba bibi, kandi umunsi wo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo nawo ugenda urushaho kuza. Hari uburyo Satani yabonye yuko Umwami Yesu azatwara itorero, ashakisha buryo ki bwo kuzana urupfu rwihuse mu bantu, anyuze mu bintu bitandukanye kugira ngo abantu bazajye bapfa batiteguye. Mu mirongo yose twasomye yo muri Bibiliya itugaragariza yuko kwiyiriza ubusa no gusenga cyangwa se gukora igisibo bituma twegera Imana kandi bituma tubasha kuyisenga.
ndetse bidukuza no mu buryo bw'umwuka, bigatuma tugaragara neza imbere y'Uwiteka. No mu gihe dufite ibibazo, gusenga biraturwanirira. Ndangije nkwifuriza kujya ukora amashengesho mu buryo bukwiye. Hari uburyo abantu bajya bagenda bagasenga, ariko ugasanga umuntu ntari gushaka kuva ku ngeso yiwe, ugasanga umuntu ntari gushaka guhinduka, ugasanga umuntu ntari kureka kamere yiwe, ahubwo icyakora akajya mu rusengero cyangwa se ahandi hantu yateguye gusengera, ariko imico ye, imyifatire, imvugo ugasanga ntibyigeze bihinduka. Ni muri urwo rwego hateguwe kino cyigisho, kugira ngo mu gihe cyose ukorera Imana ujye uyikorera uyitinya, ujye uyikorera uyitinya. Ijambo ry'Imana ryaravuze mu Bakorinto, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 8 ku murongo wa 3, havuga ngo Imana ikunda abayikunda, Imana ikunda abayikunda, ngo kandi abo bayikunda nibo bamenywa nayo. Nawe ukwiriye kumenya yuko Imana ari iyera, nawe mu kujya kuyisenga ukagera imbere yayo uri uwera. Imana idufashe kandi Imana iduha umugisha. Abatubanjirije bose babaye intwari, kandi gusenga kwabo kwagize akamaro, kuramenyekana na n'uyu munsi kuracyavugwa kubera yuko kwabaye ingirakamaro. Mu gihe cya none natwe dukwiriye kuba intwari, kugira ngo mu gihe tuzaba tutakiriho abazasigara bazajye batwibuka, bajye baca mu nzira nziza twaciyemo. Birashoboka ko utari uzi neza ko gusenga ari ingirakamaro, ndetse no kwiyiriza ubusa birashoboka ko utari ubizi yuko hari icyo byakumarira. Ukimara kumva aya magambo y'Imana, hindukira, hinduka, senga Imana, senga Imana. Iyo witegereje ibyaha bikorwa hagati mu bantu ukuntu ari byinshi, ukareba n'ukuntu abantu baba basenga, nta muntu utagira idini ubaho, ariko impamvu ibyaha bikomeza kugwira ni uko abantu binjira mu rusengero ntibahinduke. Ndagusabira, nanjye nisabira, kugira ngo mu gihe twafashe umwanya wo kwegera Imana no gusenga, tujye tubikorana umutima ukunze kandi twubashye Imana, tumenye ko ari Imana umwami w'abantu. Reka dusenga Imana. Uwiteka mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye ineza yawe n'urukundo, tugushimiye kugira neza, waduhaye intwaro nziza yo gusenga, kandi gusenga bigira imbaraga zo gufata mpiri imigambi yose ya shitani, tukamenagura ndetse tugakuraho imigambi mimisha y'ababi. Gusenga kandi bituma twegerana nawe, bitubera umucyo, bikatubera urumuri, bigatuma umwijima wose wo muri twe guhunga. Uwiteka, turagusabye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ucishe imitima yacu bugufi, utwigishe gusenga, utwigishe kukubaha, utwigishe kubana nawe, uhindure imigenzereze yacu, uhindure imiterere yacu, uhindure imivugire yacu, uhindure n'imikorere yacu. Mana, ndagushimiye kuko ushobora byose, kandi ko imigambi dufite hari y'ibyiza. Ibyo byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.